ubupfubyi ntabwo ari sawa. Buriya umugabo w'umutima arerera undi. Yego. Umugabo w'umutima arerera undi. Umugabo w'umutima arerera undi. Mwumvise. Nacabwamo nkomeze. Umwana yabuze uko abaho ariko umubyeyi agomba kwita ku nshingano z'umwana we. Nubwo agiye gushaka cyangwa akaba arimo ashaka undi yenda wo kubana nawe. Nuko yenda atankunze cyangwa se atitayeho ku buzima bwanjye, ariko ngiye ntago ari ngombwa ko anabwitaho kuko ntago umuntu wamuhatiriza kwita ku buzima bw'undi. Ahubwo igihari niki niyite ku nshingano z'uwo yabyaye, ubundi ngiye wandeke nibyo narwanaga nshaka. Anzwe ni binasanzwe ubundi. Oya didireka nkubwize ukuri nanakwerurire yenda uretse nibyo na Elisa cyangwa abakunzi badukurikiye cyangwa nawe mushobora kubibona mukabona ni ibintu biri grave. Reka twongeye tubaha ikaze mwe mudahima kudukurikirana ku murongo wacu wa Intwari TV. Mwaragize neza mwe twagiye dusozanya umwaka amahoro. Reka nizere ko ivyo murimwo Imana ikomeje kubihezagira ibihereza n'imigisha. Ishobora kuba warakoze bikanga ugahangana bikanga ko ntucika intege, komeza ushiremwa akabaraga ejo bizagenda neza. Ubona ko byagenze neza ntihugece nkingo wihenure kuko isi ni gatebe gatoki, ibintu birahinduka. Ejo wasanga umeze nk'abasaba abo bimye imbere ya kamera. Kumwe na Claudie mwaka mushasha. Twese uri amahoro. Kuri kuvuga gace kandi ufise akajwi. Kuvuga gakeya bitewe n'impamvu zanjye. Amakuru y'imisi. Amakuru y'imisi ni meza. Aho yandabona ni meza. Bradura amahoro. Turashima Imana cyane. Yego. Amakuru yawe y'uyu mwaka. Amakuru ni meza, nta Imana itabigenje mu mwaka ushize. Sibye nyene ko utangiranye no tu gripe. Ariko ndizeye ko Imana izabikemura. Oya nubundi bujya hanyo Imana ifite kuntu itwara ibintu byayo. Cyane kabisa. Claude babone Imana ikirabiyobora gutera. Wezi urabona ibiyobora gute? Ako se nta kibazo. Hirya yejo ndakubone kutambwiye. Hagenze ute wambonye? Ongera akajwi uramfasha ku mikrofone zanjye ntabwo zimeze neza. Nakubonye ahantu mbona byagurumanye. Ndavuga ati se unatewe atabyo nzi. Naratewe nawe uraterwa, nyine duterwa twese turabateze. Oya ntabwo turabateze. Twaratewe. Turabategwa. Cyanya bategwa. Oya turabaterwa. Oya twaratewe ntabwo turabaterwa. Ese twayadora duterwa buri gihe. Oya twaratewe. Se ubundi ukura murundi umutego uzi cyari cyo? Umutego ni wowe wozi kuko nanjye nubwo nawe abantu murabazi abantu bategwa uyibyutse Didi wamba barego uyibyutse mu gatondo mugahura n'umutegwa ngo yabikurangiranye ubwo nyine biba byabaye none se bo ntibabizi mamagaye mu gatondo kuko nari mfite ibintu byinshi kuko kano kanya turahuye wambwiye ngo hari message ngo wifuza kushikiriza ngo ngewe ndetse ngo n'abadukurikirana mbese n'imiryango yacu hirya no hino. Ni message imeze ute ko nabonye mwaje mwitandiriye mumeze nk'abasilamu byarangiye nawe wabaye kubwe ni ugabanya amagambo niba ariko wambonye ni gutujya kuneza abakunzi badukurikira ko oya se wambwiye ngo Didier rero ndashaka ko twereka isi yose kuntu ibintu biteye nanye ndavuga uti rero Claudine humura ndahari no kugira ngo tubashe gufashanya uko biri kose nta kibazo kirimo. Ndi gushima Imana uko biri kose. Ibikurikiye ahubwo biba biri mu mutima w'umuntu byaba ngombwa nyine byanze bikajya hanze. Hano hantu mwahantanze sanga mwateye udutebe nkuko nihe message watambukije? Message natambukije n'abantu uko ntago murandebera nta message natambukije. Didier jye ubanza utega amatwi wowe rero uba wumva ngo niba nagutanze ahantu nicaye ndavuga sinaba navuganye nandi naganira ndi kandi mwateye udutebe twaduteye tuganira mwabanje gukora ikiganiro cyanyu. Oya twebwe bwacu twabanje twicara turaganira nta bintu byari bikaze birimo. Kandi abantu babiri iyo bari kuganira ntago barimo bakugambanira ngo aragukubita cyangwa ngo aho shani mutubwiye ko byo mwaganiriye brother mwaganiriye neza. Twaganiriyeho ni ngombwa ngo tubikubwire. Ariko se ko numva uno munsi ibintu babishize ku rundi rwego hari kidasanzwe kiriko kiragaragara. Yewe no ikiganiro mwakoze mbere ntarashika kuko mwateye nk'abantu bitumiye pe
ndikumva icyo kiganiro twakoze mbere kitari kikuraba ahubwo ibintu bizima wakoreraho ni gutangirira aha ngaha tugeze tunyishu icyo kiganiro byabanje mbere kumva bitakureba ngaho rero Claudine umwanya ni uwawe mbabarira gusa nyine uko biri kose ndashima Imana uko biri kose ndashima Imana ikindi gikurikiyeho abakunzi badukurikira ni Claudine nk'ibisanzwe yego ndashima Imana ndaho ndakomeye umwaka warangiye neza yego undi nawe utangiye neza ibindi mudusengere Imana ikomeze kuturinda uyu mwaka Imana ikomeze kubarinda uyu mwaka yego ubwo ndi kubara ngewe n'umukobwa wanjye yego na Didier yego na Elisa na Mamelisa ko rero mu bana mama yabyaye ntabwo Elisa abamo ntabwo Elisa yenda amaze kuba wacu nawe ako kuntu nabonye mwateye agatebe hari ikibahatse kuko mu bana tuvukana ngo none nabonyemo kana we numvise ari wa mugabo nawe numvise ari mugabo n'umushinga ntahe uyu muntu twahuriye mu nzira yego biba ngombwa yuko twicara tukaganira kuko numvise nawe ari uw'iwacu niyo mpamvu twaganiriye nawe wumvise numvise ari uw'iwacu aha numva ni ngombwa ko tuganira ko biranumvikana rero twiganire gake gake yego kabisa nari ni twavugana nande umuntu yifuza kumenya gute nta birenze cyane kuri njyewe mazina yanjye ni Innocent yego ibindi nabyo birenze ku mazina nuko ndi umuntu uraho utuje witonda yego usabana uzi kuganira mbese ubanye neza muri societe kuba nicaranye n'uyu muntu rero ukaba waje hadusanga yego nuko hari bimwe twari ko turaganira ariko uri n'umugizi wa nabi wabyitambitse ntago nawe wenda burya abantu bahura mu bintu byinshi wasanga mwe no mu nama y'ikibina ahimwe hagiye wasanga mwambinikanye ni hafi y'ibyo kabisa kandi ubushyizemo ntago ari keza ariko uzitegereze barabinikana numva imenga nshatse kugwa kwijya mugasoka umutima reka ntangira hakiri kare ntarasoza kuvuga aho nakubwira na rero rata ni Innocent jewe nayisanzwe muze kuko hari ubuzima tugeze guhuriramo kera arashize igihe Innocent mu buzima bwiwe ni mu ntoki so nkuko natangiye mbivuga ndi umuntu uciriritse utari hayi cyane ariko uniyemera wiyemera wala confidence ngira du confidence sinza aho ndatuvana ariko bike tumbamo ikindi nanone ndi umuntu ufite akazi ariko ntagara akazi kari hayi ngo wavuga ngo nakazi kashobora kuba ko gutunga babisaba munyure kujyo nta kadasteri wa nta se wumva utagiye kubishira mu buryo nene nago kakubakira inzu ni ka kazi kabasha kukwishurira aho uryama ibyo urya ndetse nicyo wambara ibindi biri nyuma y'ibyo ntago bari byiza ko tubivugira kuri kamera hari ubuzima buri behind the scene yego ibyo ushatse kugaragaza nibyo ngibyo kabisa nkangarije abakunzi ba Intwari TV yego babasha gukurikirana ibintu byawe bya buri munsi nibyo mbashiye kubagezaho kabisa Innocent mwamaze kumwumva hari ikibazo rero ngewe ngira rero hama Innocent ubuzima bwe bamaze kubumenya nubwo ngubwo ubundi Innocent afite umugore afite abana aracyari umusore Innocent hari ubuzima twe tugomba kubaza akanaduhishukira ese wamujiye newe koko uko nakubwiye ko ibintu navugiye hano hanze ari byo by'ukuri mukwiye kwakira ibyo ubu ni ngombwa ngo ninde gushiramo ibindi bintu ndikumva atari ngombwa iby'umugore abana ntago ari ngombwa kabisa ko mbona imenga hirya hari akajisho karimo karakureba
ka kandi kantuza nka kamusani wabo akana ko mujisho se akana ko mujisha ubwo haba hari impamvu runaka ziba zabiteye uyu muntu ndakeka ijisho ryiwe si ribi cyane ku buryo aramutse andebye aricyo ryantwara ntabwo yanyangiriza uyu muntu ntabwo afite amaso mabi yego ku buryo bw'uko aramutse andebye hari icyo ndetse natandukanye na banyawera amaso ye arasa na bike pe ntacyo Didi ntabwo binteye isoni yo kubitangariza hagara ariko ubwo mutabasha kunyumva ni umuto njyewe hari ibibazo bimwe nshaka kubaza wenda ndaza tuza kuganira ikiganiro cyimbitse nawe reka mbase Claudine ubuzima wari utuyemo nk'ikiya gihe uriya mwanya byo nabonye kuri social media byari byatangiriye byari byahereye wowe kutagize ishyaka ryo kuba wambaza ukimara kubibona ubu ni ngombwa ko njya kubigusobanurira narakubaje kuri telefone ako ndashaka tuzasigura kuri telefone ahantu mba urahazi ntago ari kure yaho uba wagombaga kuza kubimbaza ubu ni gute ubona inshuti yawe cyangwa mwene nyoko mwonsi ibere rimwe cyangwa mwene so afite ikibazo nka kiriya nawe ukibona ko ikibazo gihari ntiwihutire kuhita uza mu rugo ngo urebe uko bimeze ubwo we ntago warambaniye cyangwa oya burya hanya yarave ndabwire burya iyo numva waramutse mba numva ko Imana atakiteye naramutse n'intambara nari ndi kurwana uko yari imeze ahubwo Didi uri umwana kuva hari twava ku ibere twese rimwe Didi wabaye umwana mubi byo oya subwana buvi ahubwo tuba turimo turarondeza kugira ngo turebe ko ubuzima twaturamwo nawe ntubeho nabi nanjye simbeho nabi nakamikazi ntabeho nabi dore katangiye kuba imfubyi akiri muto abaye imfubyi atese none se wiwe ntubone ibyo ari mwaramukirimbiraho ni biki nawe uri kuri jijisha none se reka nkubaze warabibonye njya kurwana nabyo byose uko wabibonye none ububutse ko agiye arimo ashaka kuba imfubyi ari uko duhuriye aha duha amakuru ya mukeba ahumva ibyo utagiye kumbaza oya none se reka njye umunye none se wowe uyu munsi ntago zana umugore umwe ejo ukazana undi njye mbikubaza ndabikubaza ariko rero naho biruka numvise ko ubupfubyi ntabwo ari sawa buriya umugabo w'umutima arerera undi yego umugabo w'umutima arerera undi umugabo w'umutima arerera undi mwumvise nacabwamo nkomeze ku buryo umugabo w'umutima ari umugabo nk'undi ibyo mbizi ubizi yewe ndi kurwana n'urugamba rwanjye rwa Elisa na Sheri we ibyo bindi ntago bindeba ntabwo mbizi menga tunyujije mu izina Elisa hari imitima y'abantu igenda idihagizwa ni kuki buri muntu wese yishinja icyaha yumvise ko hari bitameze neza subwo n'umutima wandi uri kudihagizwa Didi uretse uwawe murambonera kuri kamera namwe muri abantu bakuru umutima uri kudihaguzwa n'uwawe sibyo wowe ubona intambara ndwana nazo kumva ko umwana wanjye agiye ku intambara se intambara akoreka nkubwiza ukuri intambara tugwana mwino se ni nyinshi akanize tuniri kwegera none se ko wiyizi kuri keza abakubenga n'abakubengutse bose ari beshi ugenda kugwana na mukeba ushaka iki ntago njye narwanye nawe Didi ntago narwanye nawe njye cyo nashakaga no kugira ngo abakunzi badukurikiye cyangwa abakunzi badukurikira cyangwa abadukunda by'umwihariko cyangwa se abadukunda bitewe nuko umutima wabo nyine waturebye ukumva uradukunze cyangwa se wabonye ibyo ducamo ukumva uradukunze ntabwo narwanye ngiye ndwana ko Elisa atashaka umugore narwanye ngira ngo bafashe umwana sibyo uretse ko nabwo nahavuye nta kumufasha nta gisubizo mbonye ariko nibyo narwaniraga ese Elisa ku buryo yakubera ikigeragezo nk'uko umwana se yari yabuze uko abaho Elisa ntago umwana yabuze uko abaho ariko umubyeyi agomba kwita ku inshingano z'umwana we nubwo agiye gushaka cyangwa akaba arimo ashaka undi yenda wo kubana nawe nuko yenda atankunze cyangwa se atitayeho ku buzima bwanjye ariko ngiye ntago ari ngombwa ko anabwitaho kuko ntago umuntu wamuhatiriza kwita ku buzima bw'undi ahubwo igihari ni iki niyite ku nshingano z'uwo yabyaye ubundi ngiye wandeke nibyo narwanaga nshaka nirera niyihe message uciye ugaragaza
kuba uyu munsi wicaranye n'undi muntu musha mu maraso masha mu maboko matagatifu niye message niwe butumwa utambukije Dede uri kubaza ibintu byinshi kubona ku maboko ye hari agakomo kanditseho ngo koko. Ibyo ni ibintu bisanzwe ashobora kuba yarabyandikishijeho ibyo ntabwo byerekane muri kamera se cyambire yerekane nibyo ntabwo ari ngombwa kubyerekana nkubwire wijya kure si ngombwa akabyerekana si na ngombwa ko ajya kure cyangwa se njya kure ni inshuti yanjye bisanzwe ngo ni inshuti yanjye bisanzwe ariko shaho ugira amatsiko wowe witangira guhengeka umutwe cyangwa guhengeka ibindi urabona uburyo agiramwo amatsiko ahise azana umutwe akawukurura ni inshuti yanjye bisanzwe inshuti bisanzwe nta birenze nk'ubuzima busanzwe mu buzima busanzwe natabyumva n'umusaza nabyumva nejo uzagenda ubyumva naho ari ubuzima busanzwe ni binasanzwe ubundi oya didireka ngo bwize ukuri nanakwerurire yenda uretse n'ibyo na Elisa cyangwa abakunzi badukurikiye cyangwa nawe mushobora kubibona mukabona ni ibintu biri grave kandi ntago biri grave pe ni umuntu inshuti yanjye twahuye gutya turagana